Reka mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza abakunzi ba Ragarazi Africa, twizera ko aho muri hose mumeze neza, kandi nubwo wenda waba udukurikiye ariko ibintu bitameze neza, urwaye ibiceri byabuze, imihanda itari gusa itanditse, nakubwira ngo nawe komeza kwihangana. Uyu munsi biba bimeze nabi ariko ejo bikagenda neza, ni ups and down kuri ino si niko bigenda. Rero nakubwira nti komeza wihangane. Ikindi kandi nawe byaba bimeze neza, ukaba wenda wabonye amafaranga, ukaba wenda nta kibazo ufite, nturwaje niki, aribyo nkunda kuvuga nti ntago ari igihe cyo kwishima, ntago ari igihe cyo kwirata ngo uvuge uti ndakomeye cyangwa se ndarenze, ahubwo ni igihe cyo gushima Imana ukavuga uti Mana wakoze kumpa ubuzima, wakoze kundinda, wakoze kuma ibiceri, nkaba ndiho meze fresh, meze neza, ubuzima bukaba bukomeje kwendereya, ndetse tukanafasha cyangwa se namwe abameze neza mugafasha igihe abameze nabi igihe babiyambaje, by'umwihariko ibyo umuntu yakubwira ati mani ntamo ma kuduceri ma ibintu bimeze nabi, ugombe wumve ko nawe ari inshingano zawe kugira ngo ube wamwitaho nawe ibintu bigende neza. Ubwo rero nicyo tubifuriza gufatanya ndetse no gukorana muri rusange. Uyu munsi nta wamenya bucyana yandi, niko umunyarwanda yavuze. Uyu munsi bishobora kuba bimeze neza ariko ejo bikagenda nabi, cyangwa se nawe bimeze nabi ejo bikagenda neza, dufashanye muri byose. Uyu munsi rero kuri Ragarazi Africa tubazaniye inkuru icukumbuye, inkuru yakomeje kuvugisha abantu benshi ariko batatsobanukiwe. Ni inkuru ya Rashford, Rashford, umutipe, umukinnyi wa Manchester United. No kuvuga ngo iyi kipe ya Manchester United ikaba yahagaritse kumuhemba umushahara we w'icyumweru, ndetse bakavuga ko bagiye no kuyamukata, hanyuma amafaranga ahembwa bakayamukata bitewe n'impamvu eshatu ngiye kubabwira, twabacukumburiye muri rusange, ntimucikwe rwose. Mbere na mbere uyu mutipe yitwa Rashford, ni umwana wa Robert Rashford ndetse na Melania Rashford, yavukiye mu Bwongereza i Manchester. Ni umwana wo mu mujyi, ni umwana wa Manchester, wavukiye i Manchester, akina ikipe ya Manchester United. Urumva ni umwana wo mu mujyi. Abana bo mu mujyi ngira ngo murabazi imyitwarire yabo, ni ugusepera, ni ukuryoshya. Uyu mutipe mu mpera za kino cyumweru twasoje, nibwo yagiye mu mbari, aragenda ajya mu tubari, aratwika, afata abana barabyina, afata inzoga arinywera, afata utuntu rwose yitamo nyine nk'uko mu Rwanda turi kubivuga muri no minsi, arinywera, arasinda, ibintu bigenda neza kabisa ku ruhande rwe. Arangije abyinana n'abana bakavuga ati turi kumwe n'umusitari, reka dufate amafoto. Bafata amafoto, barifotora. Rashford kubera ko yari haye ibyo ntiyabyitayeho. Bukeye bwaho kuwa mbere imyitozo igiye kuba, Rashford arahamagara avuga ati ngewe nararwaye, naheze mu buriri, ibintu byarakomeye, ntago ndi bwaze kwitabira imyitozo, ni mumbabarire, nararwaye, ibintu byaranze. Ariko icyo kintu kibaho amafoto y'uko yaraye abyinana n'abana, yamaze kugera ku mbuga nkoranyambaga zose z'abakobwa. Urabizi abakobwa ifoto bafashe no guhita basinapinga bavuga bati turi kumwe n'umusitari, turi kumwe n'icyamamare. Ayo mafoto rero niyo bahuje, bafata amafoto yaraye abyinanamo n'abana n'abakobwa ndetse n'inzoga yinywera, banayahuza n'ukuntu yabwiye ngo yaheze mu buriri yararwaye. Bahita bavuga ati icyo ukeneye ni ukuruhuka, ntago ari uburwayi bundi. Icyabaye ni iki? Kuba ataritabiriye imyitozo, umukino Manchester United yari gukina na Aston Villa ntawitabire, byatumye iyi kipe ihagarika umushahara we w'icyumweru. Mushobora kumva ibi bintu mukagira ngo ni ibintu byoroshye. Rashford niwe mukinnyi uhembwa amafaranga menshi muri Manchester United. Niwe mukinnyi uhembwa amafaranga menshi muri Manchester United, kuko mu cyumweru kimwe iki cyumweru kirangiye, murebe ukuntu nako icyumweru kiba ari akantu gatoya, ahembwa 375 by'amayero. Izo ni amamiliyoni, n'amamiliyoni mu Manyarwanda ari muri hafi 300 nyine n'ubundi. Ari amafaranga menshi cyane, amafaranga menshi ku buryo nawe baze kukubwira ngo tugukase amafaranga ngana na miliyoni 350 z'iki cyumweru. Ni ikibazo gikomeye. None ikibazo gikomeye, ntabwo ayo mafaranga bayimukase, ntabwo banze kuyamuhemba, ahubwo ntabwo bayamuhemba, baranayamwaka, we arabwana yatanga. Uri kuva ni nko kumuhagarika ibyumweru 2 adahembwa, ntabwo bamuhemba icyo cyumweru, ndetse bari bwanamusabe amafaranga angana nayo umushahara w'icyumweru kugira ngo babe babasha kumubabarira. Ibi bintu byakomeye cyane, imbuga nkoranyambaga zakitiye zivuga bati
Rashford waretse abakobwa waretse iki bitewe nuko nubundi atari ubwa mbere uyu mukinnyi yitwara nabi cyane cyane mu bijyanye no mu kibuga hanze y'ikibuga ni umuntu nyine we mu kibuga nubundi muri no minsi ntago ari kwitwara neza kuko kugira ngo wumve neza ukuntu Rashford muri no mwaka w'imikino byanze umwaka ushize w'imikino muri Premier League English Premier League Rashford yaratsinze ibitego 30 ariko aho bigeze ubu ngubu muri no mwaka Rashford afite ibitego 4 byonyine bivuze ngo umusaruro we uri nkene mu ikipe afana bari kwidodora bavuga ati uyu mukinnyi ni gute ahembwa amafaranga menshi ariko umusaruro we mu kibuga ukaba nkene ukaba mukeya ibyo bikaba byatumye Manchester United imuhagarika ndetse imucawe amafaranga ngana gutyo ndetse iyi Rashford bikaba birahise ko ashobora kuba yahindura ikipe bitewe n'umubano runaka utameze neza mu ikipe ya Manchester United ahubwo ikibazo gihari arahungira hehe arajya hehe mu ikipe ko duhora tubivuga cyane discipline kari ikintu kimonta ni ikintu gikomeye cyane ni ikintu ngo hari umuntu wavuze ngo ni nk'igifaransa nta muntu byiga kuze discipline nta muntu byiga kuze ni nk'igifaransa ni ibintu wiga ukiri mutoya ugakura ubizi naho Rashford yakuze ari umwana w'umujyi akunda kwiseperera akunda kwigira mu bana akunda kwigira kwinywera ubu ngubu rero ko aho afite imyaka 26 akamaze kungana uko nguko ntago ari bwo yagenda ngo abashe kuba yafata ngo atuze ngo yige ngo amere nk'abandi bana ikipe ye ayifashe kuko yamaze kwanya imayindi ye yabaye diti yarangiritse urumva amafaranga ngana gutyo ku musore w'imyaka 26 abeshi n'ubundi mu Rwanda uwo bayaha shiti zanjye tubwizanye kuri uwagwa miliyoni 300 ku cyumweru ari uhembwa Rashford no kwa nubwo bamurenganya abeshi muri mu rubyiruko rw'u Rwanda mbona rimwe na rimwe na his excellence hose ahora bivuga bakwiye kugira intego zabo bakamenya intego zabo bakaba bati mwite ku ntego zabo mwite ku cyo mukora mutera imbere abeshi bayamara n'ubundi ibyo Rashford akora nta utabikora mu rubyiruko rw'iki gihe duhora turwana ndetse na leta z'ibiganiro zivuga ngo ni gute twazamura ibijyanye n'imitekerereze ndetse n'ubushobozi bw'urubyiruko ubwo rero Rashford nawe muri aya mafaranga yifatira weekend akajya kuryoshya n'abakobwa n'iki nabashe kuba yamanaginga avuga ati ese aya mafaranga nyabona nte abayamvunya te amaherezo yayo baramutse bayahagaritse ibi bintu ndimo byakomeza Rashford ikintu kibabaje nuko kugeza na n'ubu we ntago arumva ni igiki ni imbaraga bwoko ki ikintu nakoze gifite kubera ko kuba we baramubaza akababwira ati kuba narababwiye ko ndwaye ariko wenda naraye mu kabari ibyo ashobora ko najye naba naraye mu kabari ariko nkavana indwara ibyo ni ibintu byumvikana we yumva ko nyine yakoze ibintu biri right naraye mu kabari ariko mavanya indwara ibyo se ntibibaho yego mavanya indwara runaka wenda nariye nabi wenda nanyweye inzoga ziranyica nese nze wenda mu myitozo nasinze cyangwa se ndi hangova nibyo byiza we ntago abasha kumva uburemere bw'ikosa yakoze ibyo bintu nacyo kikaba ikibazo murabizi no muri leta y'u Rwanda iyo umuntu yemera icyaha akavuga ati nge nakoze ikosa igikosa kari mentioning akavuga ati nakoze iri kosa ni mu mbabarire ntago bizongera ngira ngo murabizi ko muri leta y'u Rwanda n'ubundi nayo imufasha ikamubwira iti nta kibazo ihangane cyangwa se n'ibihano bakagira gute bakabigabanya naho Rashford ntago icyo kintu ari kucyumva kuvuga ngo yakoze ikosa we yararwaye bituma atitabira imyitozo ibyo bindi mwagiye mwinterpreta ngo muvuga ngo yarayanye n'abakobwa ngo ndi kumwe nande ibyo ngibyo ntago bindeba Rashford rero bigatuma abantu bamwe bakomeza no kumukasa bavuga bati ibi bintu ukora ntago ari byo bitera by'umwihariko abafana ba Manchester United bavuga ko umusaruro we utakiboneka habe namba kuko ubundi wirebye kuri payroll ya Manchester United usanga Rashford ari we mukinnyi ubundi muri 2023 yafataga 300 ku cyumweru Anthony Martial abandi Anthony Martial we yafataga 250 yafataga 250 ku cyumweru ahubwo Bruno Fernandes we yafataga 200 gutyo yes 240 we nibyo yafataga ubwo rero kumva ko
Marcus Rashford ari umukinnyi utoneshwa cyangwa se ari umukinnyi umeze neza utagakwiye kwitwara gutyo. Nicyo kintu kibabaza abambaye n'umunyarwanda avuga ati uwambaye kirezi ntamenya ko kera koko. Niba umukinnyi abahembwa $5,000 by'amadolari akavuga ati ye ndakomeye reka nite ku kazi kanje, uyu nguyu arayafata akayakuba magana, icyo ayituye ni ukuyajyana mu bakobwa bakajya gusepera bakajya gusinda. Nicyo kibazo gikunda kuboneka ahangaha. Nabundi natwe twavuga tuti uri Manchester United cyangwa se n'inama twagira Rashford natuze asaba imbabazi amafaranga bayamuce, si urugo wenda baba bamuciye, ntago wenda ari amafaranga abuze mu buzima. Ashobora kuvuga ati ngenda tuje mbaye umwana mwiza, mumbabarire nakoze amakosa ntago ibi bintu bizongera, mumbabarire. Hanyuma agakora imyitozo myinshi abana kumvira abatoza. No kuvuga ngo Marcus Rashford twarabuze mu mikino ibanziriza uno munsi bagezeho, akongera akagaruka ndetse ibintu bikagenda neza. Manchester United ikaba ikipe itangira guhatanira ibikombe, kuko Ten Hag abantu bari kumuca intege, bari kuvuga ko nta kintu ashoboye bitewe n'abakinnyi batamwumva cyangwa se batamwumvira, bitewe n'abakinnyi batari kumwumvira, batumva philosophy ashyiramo, batumva philosophy ye, kandi bakavuga ko barangiza bagafata ikintu cyose bakahita bagirikira kuri Ten Hag. Ubwo rero nawe niyumvira abatoza akore neza, mpamya ko ni umukinnyi w'umuhanga, ni umukinnyi ubishoboye, n'ibintu bizagenda neza. Ngiyo inkuru, ngibyo ibintu byatuzanye, ngicyo ikintu twari tuje kubabwira ngo tubasobanurire mbese ni ibiki biri kuvuga kuri Marcus Rashford. Dore nicyo ngicyo cyabiteye, nicyo ngicyo muri makeya. Tubashimira kuba mwaduteze amatwi ndetse mukadukurikira. La Grace ya Africa turabakunda cyane. Ciao.